Impamvu zakuramo inda. Bijya bibaho ko umugore ashobora gukuramo inda igihe cyo kubyara kitageze bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, ari nazo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ubusanzwe inda ishobora kuvamo biturutse ku bushake. Urugero, abakobwa cyangwa abagore batwaye inda batabishaka nyuma bakazikuramo bakoresheje imiti batitaye ku ngaruka bibagiraho. Ku rundi ruhande kandi, gukuramo inda bidaturutse ku bushake bw'umuntu nabyo bibaho mu buryo bwo kugira aksida cyangwa uburwayi. Muri rusange tugiye kubaganiriza ku mpamvu zitandukanye zishobora gutuma inda yikuramo nyamara uwari ugitwite nta ruhare abigizemo. Impamvu ya mbere ishobora gutuma inda yikuramo harimo imyaka cyangwa kuba umuntu akuze. Kwikuramo kw'inda bishobora guterwa n'ikigero cy'imyaka umubyeyi agezemo. Urugero, umubyeyi utwita ari mu myaka 35 kuzamura aba afite ibyago byinshi byo gukuramo inda kurenza umubyeyi uri hagati y'imyaka 20 na 29. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma inda yikuramo harimo ubumuga umwana afite. Inda ishobora kuvamo igihe umwana aba afite ubumuga akiri mu iremwa, urusoro, ibyo abahanga bakunze kwita anomalie chromosomique de l'embryon. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma inda yikuramo harimo imiterere y'umura. Umura uteye nabi ni ikibazo gishobora guterwa n'ubumuga bw'umura w'umubyeyi, ibizwi nka malformation utérine, cyangwa bigaterwa n'imisemburo y'umubyeyi idakora neza. Impamvu ya kane ishobora gutuma inda yikuramo harimo impanuka. Kuvamo kw'inda bishobora guterwa n'impanuka cyangwa ihungabana ku mubyeyi utwite ku buryo bigira ingaruka no ku mwana uri mu nda. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma inda yikuramo harimo ibiyobyabwenge. Kunywa ibiyobyabwenge ku mugore utwite ndetse n'indwara z'akarande ku mubyeyi nabyo bigira uruhare mu kuvanamo inda atwite. Impamvu ya gatandatu ishobora gutuma inda yikuramo harimo uburwayi bw'umubyeyi. Uburwayi bushobora kwibasira umubyeyi utwite nabyo bishobora gutuma umugore akuramo inda. Urugero, twavuga indwara ya malariya. Reka dusobanukirwe ibimenyetso byerekana ko umugore agiye gukuramo inda. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umugore agiye gukuramo inda ni ukuva amaraso menshi mu bwambure. Ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko umugore agiye gukuramo inda ni ububabare bukabije kandi butavaho mu nda. Ikintu mukwiye kuzirikana ni uko gukuramo inda nabyo bishobora kwizana cyangwa bikabaho yewe nta n'ikimenyetso na kimwe umubyeyi yumvise cyangwa abonye. Reka dusobanukirwe ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda. Ubusanzwe hari ingaruka zitandukanye zigera ku mubyeyi wakuyemo inda ndetse zishobora no kuba karande ku buzima bwe. Ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda, ijya mbere ni ukuva amaraso adakama, hemorrhagie. Ibyo biterwa n'uko umura ushobora kuba wakomeretse. Ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda, iya kabiri ni ukurwara infection kubera isuku nkeya yabayeho mu gihe cyo gukuramo inda. Ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda, iya gatatu ni ubugumba, sterilite. Ibi nabyo bishobora guterwa n'uko umura waba wakomerekejwe cyangwa se na infection maze bikangiza imyanya myibarukiro y'imbere bikaviramo ubugumba umubyeyi. Ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda, iya kane ni uko umubyeyi wakuyemo inda ashobora kugira ibibazo byo guhora azikuramo mu gihe yongeye gutwita.
impamvu y'ibi ni uko biterwa n'uburyo umura wangiritse, cyane cyane ku bantu bakuramo inda biherereye mu bwihisho mu buryo butemewe n'amategeko, bityo ntibakurikiranwe n'abaganga. Ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda. Iya gatanu ni uko mu gukuramo inda nabyo bishobora kuba impamvu y'urupfu ku muntu utwite. Muri rusange ibi nibyo bishobora kuba impamvu yo gukuramo inda ku mugore utwite, ibimenyetso byabyo ndetse n'ingaruka zigera ku mubyeyi wakuyemo inda. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Dusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.